Ingaruka zo gutinya abayobye. Abagalatiya 2:11. Ariko ubwo Kefa yazaga muri Antiyokiya namugishije impaka duhanganye kuko yari yarabonetsweho n'umugayo. Petero ari we Kefa ni umwe mu ntumwa 12 umwami Yesu yatoranije ubwo yatangiraga umurimo wo kwigisha ijambo ry'Imana. Yabanye nawe baragendana ndetse nta nundi uvugwa nkawe mu nkuru za Yesu. Haba mbere yo gupfa cyangwa nyuma yo kuzuka, Yesu yagaragazaga Petero nk'uwo yahaye kujya imbere mu bandi. Petero afite umwihariko cyane mu ntumwa za Yesu ku bwa byinshi ijambo ry'Imana rimuvugaho. Niwe wahishuriwe mbere y'abandi ko Yesu ari we Kristo. Niwe wabazaga ibibazo byinshi mu biganiro Yesu yaganiraga n'intumwa biherereye. Niwe Yesu yabwiye ngo ragira intama zanjye ubwo yaramaze kuzuka n'ibindi byinshi. Petero niwe wabwirije ku munsi wa Pentekote hakihana abantu 3,000 maze itorero ritangirana imbaraga. Nubwo bimeze bityo ariko igihe cyarageze agaragaraho umugayo ndetse Paulo aramucyaha nubwo yari yaraje mu murimo nyuma. Ariko ubwo Kefa yazaga muri Antiyokiya namugishije impaka duhanganye kuko yari yarabonetsweho n'umugayo, kuko intumwa za Yakobo zitaragerayo yasangiraga n'abanyamahanga, ariko zigeze yariyufura arabanena kuko yatinyaga bakebwe. Nuko n'abandi bayuda bose nabo baryaryana nawe, ndetse ibyo bituma na Barinaba bayobywa n'uburyarya bwabo. Ariko mbonye ko batagenda mu nzira igororotse ihura no kuri k'ubutumwa bwiza, mbwirira Kefa imbere ya bose nti, ubwo uri umuyuda ukifata nk'abanyamahanga ntiwifate nk'abayuda, niki gituma uhatira abanyamahanga kwifata nk'abayuda? Abagalatiya 2:11-14. Icyatumye Petero ari we Kefa yiyufura nuko yatinye bene wabo b'abayuda batemeraga batarakebwe. Yari abizi neza ko gukebwa ntacyo kumaze muri Kristo, ariko yanga kwiteranya na bene wabo bo mu mubiri. Yari abizi ko batari mu kuri, ariko arabatinya ashaka uko yabikundishaho, bituma atatira ubutumwa bwiza. Mu miyoboro yo mu nzu y'Imana ni ngombwa rwose gushikama mu kuri ndetse no kukurwanira nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Abakorinto ba 2:13-8. Iyo umuntu atinya abantu ntaba akwiye kujya imbere mu bwoko bw'Imana, kuko byinshi biburwanya niwe bizibasira kugira ngo bibone uko birimbura n'umukumbi. Mariko 14:27. Imyitwarire ya Petero yatumye na Barinaba n'abayobyiwe n'ubwo buryarya, ariko Paulo abonye ko batangiye kuyoba no kugoreka ubutumwa bwiza arabacyaha, ndetse na Petero amucyahira imbere yabo bose. Nubwo yari yarahamagawe nyuma yabo bose, ntabwo yabarebereye ngo bayobye ubwoko bw'Imana babuzanemo ibice ngo nuko bamutanze mu murimo w'Imana. Gutinya bene wabo kandi bari mu buyobe byatumye Petero atatira ubutumwa bwiza, kandi aribwo yahamagariwe guhera kera. Gutinya abantu kugusha mu mutego, ariko uwiringira Uwiteka azaba amahoro. Imigani 29:25. Nk'uwari imbere mu bandi, benshi bamurebeyeho bamukurikira muri ubwo buyobe. Izo nizo ngaruka zo kuyobora ubwoko bw'Imana ariko ntugende mu nzira igororotse. Benshi barayoba. Itorero ry'Imana rifite ibibazo byinshi bikomoka mu bayobozi b'abanyabwoba batinya guhamiriza isi no kurwanya ikibi, bigatuma umwijima winjira mu bwoko bw'Imana. Ni igihe Imana ikeneye abungeri bemera kurenganirizwa gukiranuka, bakemera kuzira ukuri kugeza no kugutanga ubuzima bwabo kugira ngo babashe kuyobora benshi mu mucyo. Ni igihe kandi Imana ikeneye abameze nka Paulo batinyuka guhamiriza ukuri, badatinya ibyubahiro by'abari mu buyobe n'undi wese uyobya umukumbi w'Imana. Abo nibo bazaba amaboko y'Imana mu gutunganya inzu yayo no gukura igitutsi ku izina ryayo. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Yuda 1:3. Dusenge. Mwami Yesu, nshoboza kuba intwari, nshishikariye kurwanira ukuri, ndatinye gukomera ko bavuye mu nzira igororotse, mu izina ryawe Yesu. Amen.